gutereta ni bimwe mu bintu bigora. Akenshi tuvuge iyo ubonye umukobwa ukumva uramukunze, ukumva twe kuvuga uramukunze, tukumva uramwishimiye, ukaba wifuza kumuvugisha, ukaba wifuza kumumenya birushijeho, ukaba wifuje ko inshuti ye hari igihe umureba ukibaza ese muhereye bigenze gute, nifate gute, mvuga iki, ese musekere, ese mupepere, ese nijijishe nkaho ntamubonye, ese mutumeho, ese bigenze gute. Uyu munsi rero naje kuganiriza abahungu, ndifuza kubabwira bimwe mu bintu mukora iyo mukibona umukobwa mukaba murakisha, bimwe mu bintu mukora twanga, katubyite gutyo. Bimwe mu bintu iyo ukibona umukobwa ukaba wifuza kujya kumutereta, bimwe mu bintu mukora bikaba byica diri, mbese byica ibintu bitari byanatangira. Mbibutse ko bimwe muri ibyo bintu ntabwo mpagarariye abakobwa bose, ariko ndavuga bimwe mu bintu abakobwa babisobanukiwe, abakobwa bafite vision, atari mbese abakobwa bafite agaciro, atari abakobwa n'ubundi baba bifuza yuko katubyite gute, reka ne kubita nabi, ariko atari abakobwa baba bafite ikindi bifuza, kuko ari umukobwa nyine ushaka niba ari amafaranga kwifuzaho cyangwa ari ikindi kintu, peu importe ukuntu wamuvugisha, peu importe ukuntu umwegereye, upfa kuba ufite mula, ibindi ntabwo aba abyitayeho. Uyu munsi rero turavuga kuri ba bakobwa nyine wa mugani birwanyeho. Nimero ya mbere, hariho kureba cyane, kambyite niko nshatse, sinzi ijambo nabyita mu Kinyarwanda, but it's staring. Yego ndabyumva, birumvikana, uba ubonye umukobwa ukabona ikiremwa cyiza, ikiremwa gishimishije ijisho, ariko ugomba kumenya kwikontorora, ukamenya ko umureba ariko ukagira aho urekera aho ngaho, kuko hari aho urenza ugahita uba bizarre, hari aho urenza ukagaragara nk'umuntu uri dangerous, ukagaragara nk'umuntu uri dangereux, kubera ko abakobwa turi abantu bari fragile. Abenshi muri twebwe, hari benshi bafite imbaraga, ariko ndavuga hari benshi muri twebwe tuba tudafite imbaraga zingana n'iz'abagabo, nkakangewe hano. Ni ukuvuga ngo ntago nakwishyiraho ngo ndakurusha imbaraga ngo ndarwana. Rero hari ukuntu ndeba nkabona uri kundeba biri pervers, ni ukuvuga ngo ugomba gukontorora amaso yawe ukuntu yareba. Urugero, niba uri kundeba ndi kureba ku ruhande, niduhuza amaso yenda nsekera cyangwa ukora iki, hanyuma urebe ku ruhande. Ariko hari abahungu ashobora kumara nk'iminota 10 ariko kureba gutya adahumbye, adakora iki, nkareba ku ruhande nkagaruka ngasanga uracyari kundeba, kandi nakure ugakomeza ukandeba, ntunsekeye, ntumpepe, ntukoze iki, ugakomeza ukandeba, nkibaza okay, nimenya ibiryo, nambaye nabi, ndasa nabi, what's going on. Urumva bitangiye kuba bizarre, bikajyana ugatangira kumva ndijene n'amaso yawe. Hari n'umuntu ukure ukabona ameze nko kukudezabya, ukagira ngo arimo kukwambura ubusa. abeg ibyo ngibyo uba uri kubyica, uba uri kwiyicira inzira. Nimero ya kabiri, ugomba kwirinda commentaire. Tuvuge wandebye, sibyo? Ubundi reka tubishyire muri scenario yuko twagiye muri anniversaire, ndi kumwe n'abashuti banjye, uri hariya, nanjye ndi hano, ntago tuziranye, nibwo bwa mbere tubonanye, okay? Hanyuma rero wambonye ukiri hariya, twamaze kuvuga ko utagomba kundeba kwa kundi. Ubu rero uvuye hariya urajuje kumvugisha. Mu gihe uje kumvugisha rero, compliment yigo, turabyemera ko abakobwa dukunda compliment, turabyemera ko dukunda kutubwira ko tumeze neza, ko dusa neza, ko twambaye neza, cyangwa ibintu nk'ibyo. Ariko ntago bivuze ko buri bintu byose byaje mu mutwe wawe igihe wambonye ugomba kubisohora ngo ubimbwire, kuko hari ibintu mba ntaraba tayari kumva, hari ibintu ngewe ushobora kubumbwira nge ntabikunda kubera ko ntago uramenya. Rero ugomba kwihangana ukavuga bike bishoboka kandi biri global, utagiye muri detail. Nk'abakobwa bisiga makeup ukabona uraje kumubwira ngo wisize makeup ariko washizeho rouge à lèvres nyinshi, cyangwa iyo tiro, cyangwa I don't know, cyangwa akora commentaire ntazi ukuntu ziteye ku myenda.
I beg. Ni ukuvuga ngo njya gushyiraho iyo makeup, njya kwambara ibintu nambaye ntago nakugishije inama, kandi ntabwo nabyambaye nzi ko ndi buhure nawe this way. Do I know you? Do you know me? So ntago nkeneye advice zawe ku bintu bijyanye n'ubuzima bwanjye, kuko ntacyo uri cyo mu buzima bwanjye. Ugomba kurespekta yuko ntago tuziranye muri ubwo buryo kwa, okay? Ibyo mbona byose ni ibyo ngibyo, ntago urabona uburenganzira bwo kuza kuma unsolicited advice, okay? Thank you. Ikindi tudakunda ni ugushowinga off. Gushowinga off ni ukuvuga ngo kwishyira, ni ukuvuga ngo maonesho. Igiswahili tugita maonesho, nzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita, ariko wa muhungu uza niba afite ngo Benz, akaza afite contact ya Benz ahora yizengurutse gutya. Sasa hano ntabwo turi muri showroom, ntabwo twaje cyangwa je sais pas, ntabwo twaje gukora course y'amamodoka ngo turebe niba utwara imodoka ya sport cyangwa utwara whatever, we don't care. Cyangwa ukaza uhita utangira kuvuga ukuntu uri deje, niba ari ngo wa entreprise ntazi yariyo, mbese ukaza ushaka kwimpressinga umuntu, ushaka kwigaragaza kuri umuntu urenze, kuri umuntu ufite amafaranga, kuri umuntu ukomeye, kuri umuntu w'umustar, kuri umuntu uzwi, kuri umuntu, you know. Iyo uri kwishyiraho wi-exposinga gutyo, ushaka kunyimpressiona bitewe n'amafaranga yawe n'umufuka wawe cyangwa n'akazi ukora, aba ari sinye ubundi yuko ushobora kuba uri toxic, yuko ushobora kuba uri narcissistic, cyangwa you know, kunda centre d'attention, cyangwa ufite ibindi bibazo bya ego ntazi byari byo. So nshobora kwanga kukuvugisha kubera ko umeze nkaho uri toxic, kandi utari toxic wowe wageze ngo nibyo bintu biri bunkurure, kandi bitari byo. Icya kane rero kinaryana mu mutwe cyane, ni ukubona umuhungu mutaziranye, utazi aho aturutse, aza kubwira ngo you should smile more, ngo ujye useka cyane, ngo uko udaseka, ngo ko witonda, ngo okay. So wandebye ubona nsa nk'umusazi ku buryo ndi wagarano nabona isazi iciyeho nkaseka cyangwa nkaganiriza sumba zibiki. Like niba ushaka ko nseka wansekeje, how about that? Ngira ikintu gisekeje nseke. Cyangwa nshobora no kuba ntari kugusekera kubera ko ntabwo nkoze comfortable, actually kuntu washe kumvugisha ukuntu umeze biri kungira uncomfortable. Rero do something kugira ngo mbe comfortable, kugira ngo umbwire ngo ujye useka, kuko ibyo ngibyo ni ibintu biri sexiste, kumva ko umukobwa ari wawe duhora ugomba kuba hora seka setswa n'ubusa. Okay? Ni ushaka ko nseka, ntago ari njye kibazo, actually ni wowe kibazo, kuko ni wowe uri gutuma ntaseka. So ngaho nsetsa rwose, nunsetsa ndaseka. How about that? Cyangwa ukabona umuntu wamuhaye nimero zawe, hanyuma ahora kwandikira message nta kintu afite cyo kuvuga, afite ibintu by'ubusa byo kuvuga gusa. Ngo bite? Ni byiza, amakuru ni meza. Akazashira iminsi 5 akazongera bite? Ni byiza, amakuru ni meza. Kuba witonze, ariko ko witonda se bu ni ngere kugutereta cyane uri kuntereta. Ku mwanya wa 5 rero hari abahungu baba batazi gukontorora amaso yabo. Ni ukuvuga ngo tuvuge ko tukiri muri ya fete, wanyegereye, wamvugishije, hanyuma igihe uri kumvugisha buri gihe uko umukobwa aciyeho, ndi kureba ukuntu amaso yawe ari kugenda areba ibisusu by'abandi, ari kugenda areba ibituza by'abandi, uri kureba amaguru y'abandi. It's like niga urimo kuntereta, ibaze ko ufite attention yanjye ariko uri kugenda ureba abandi bakobwa mu gihe mpari. Ubwo se ubwo rona ari Yesu uri kwiha. Ni ikindi nagutekerezaho sibyo kuba wirukanka inyuma y'amajipo. Nicyo bivuze, ni ukuvuga ngo icyo ushaka ni umuntu muri butahane, yigo mukajya gukora ku nzuzo. Kandi njye ntawe ndi interested muri ibyo ngibyo. So urabona ko uhise ubyica. Niba uri kumvugisha, ndashaka yuko umpa attention yawe yose, akaba ari njyewe ureba, undebe tuganire, apana kundeba umeze ngo so
bro. Icya gatandatu ni ukuba hypocrite. Ibi ngibi kandi ni ibintu wagira ngo biri mu muco w'Abanyarwanda ariko ni ibintu bikwiye guhinduka. Ni ukuvuga ngo akenshi ntabwo ari buri gihe ariko akenshi iyo umuhungu akubonye akaza kukuvugisha vibe afite ukuntu aje ukuntu ameze, akenshi umukobwa ahita yumva icyo ushaka. Akenshi umukobwa sinzi niba yisize musanse ahita yumva swat niba uri interese kuri we biri nyabyo cyangwa se niba gusa ushaka umuntu mukorana kuntutsu I like constant night constant night one night stand. Nyine niba ari ibintu by'umunsi umwe gusa ushaka kwirira umunyenga ukiciraho cyangwa niba ushaka ibintu bifatika. Rero ikintu kijyana mu mutwe ni igihe umuntu yaje afite izo vibe ubibona ko yishakira kurya umunyenga ariko akaza yigize indyarya, yigize nkaho ashaka ibintu biri seriye. Hari amagambo amwe namwe uvuga umuntu akata yumva yuko no, it's not true. Nk'uburambonye ntago nzi rwo bwa mbere ugiye kumvugisha ubaye ngo uravuga ngo rero ngo ndumva nge ngo njye mfite ngo gahunda yango yo gukora ubukwe ngo kandi ndabona ngo waba umugore mwiza wambere umugore mwiza. Okay, ibyo ngibyo uzi impamvu ubivuze ni ukubera ko uba wibwira yuko abakobwa bose baba bashaka ubukwe. Abakobwa bose iyo bumvishe yuko ufite gahunda y'ubukwe ahita gufata seriously nawe agafashwa kubera ko ariyo dream ya buri mukobwa. Guess what? Ntago ari byo, ntago ari byo. Niba ushaka kuntutsu, niba ushaka kurya umunyenga, just be straight. Mbwiza ukuri nyine uvuga ati urabizi nawe ibyo uri buvuge urabimbwira twumvikana ne kugutesha umwanya niba atari byo nshaka ugenda ujye gushaka undi muri butahane akaguha umunyenga aho kugira ngo utakaze umwanya wawe n'uwanjye kandi nanjye muri bafite ndanari guhuriramo n'undi muntu ushaka ibintu biri seriye. Okay, now ikintu cya karindwi cyo ni ikintu kindi ku mutima, ni ikintu kimbaza cyane abahungu b'Abanyarwanda batazi abenshi. Ni ikintu cyo kutamenya kubaha boundaries, ikintu cyo kutamenya kubaha imipaka y'imibiri. Ni ukuvuga ngo ntago nkuzi, ntago nzi, hari espace, hari umwanya ugomba kubura hagati yanjye nawe kugira ngo twubahane, kugira ngo tuganire nk'abantu bari civilize kuko ntago tuziranye. Kugira ngo wipermete kuba wanyegera ugomba kuba wabonye ko naguhaye sinye yuko nshaka kunyegera, sibyo? Nanjye nakwegera, ariko hari umuntu uza ngo ari gutereta akakwegera cyane ukajya wegera ku ruhande ukabona ntago ari kubibona ko uri uncomfortable, ntago ari kubibona ko uri kwegera, ko wegera wagira ngo ndagakino ntaza kariko. So please, iyo aribwo ukimenyana n'umuntu, iyo mutaramenyerana ahita wipermeta gutangira kunkura mu musatsi, really nago cyane, ntago biri civilize, ntago ari biri gentleman, ntago biri romantique, ntago ewana umusatsi n'uwanjye, sibyo? Tuvuge nagiye no muri salon nawe ukoresheje wowe ukipemeta kuzukora akoramo usambaguza, no, cyangwa ugatangira unyifatishwa please. Ibyo ntago ari ibyo. Iyo utaziranye n'umuntu ugomba kubaha yuko hagati yawe nawe mugomba gusigamo intera ihagije, nubwo haba hatari covid. Yenda n'ubu ngira ngo narwo babikurikiza kandi covid inahari, nubwo yaba idahari tugomba kwiga kumenya kujya turespecta distance, like personal distance hagati y'abantu bataziranye. Nimero ya munani yo irasikije. Nimero ya munani ni ukuvuga ngo wanese ibi byose twabikiyemo, and then igihe unkoze ku musatsi dukomeze ni scenario, igihe unkoze ku musatsi ndakwishikuje ndakubwiye please cyangwa urankozakoza cyangwa uri kunyega nko mu ntebe ukabona uri kuza kumbyiga kandi intebe ni nini, hari place zihagije ariko uri kuza kumbuza amahoro, ukabona umuntu muricaye nibwo mukimenyana akabafasha ukuboko kwe ngo
boo, no please. Icyo cya munani rero ubwo ndakubwiye ati excuse me, yenda izo vibes zawe ntabwo zimfashe, ndakubwiye ati ntabwo ndi interese, cyangwa mfite umuntu, cyangwa ntabwo mbishaka gusa, kuko mfite uburenganzira, nta kintu ngomba, nshobora kubishaka kuvugana nawe cyangwa se nshaka kuvugana nawe, kuko ntabwo njye nshinzwe kuvugisha abahungu, sibyo? Rero ndabyanze, sibyo, ndagukatiye, and then uhindutse urusenda, uratangiye n'ubundi ntabwo kari keza, kiyemereraga iki? Reba uko kareshya, reba uko kimeze, ngo reba ibibere, reba ngo uruda, reba ngo imitego, reba uko areba, ukaba utangiye kumutuka kako gusa gukatiye. Really? None se cyajya uza kumutereta kutayibonaga ko areshya gutyo, kutayibonaga ko afite uruda, kutayibonaga ko areba mirari, ibyo byose kutari yewe wari wanamubeshye kumubwira ukuntu ari umukobwa w'igitangaza, none ngo utangiye kumutuka, utangiye kuvuga amagambo adafututse ngo kubera ko bagukatiye, ngo n'ubundi rega nta nubwo uri mwiza cyane, sizi impamvu ituma wirata. Okay. Nuwango iyo ugize gutyo, nubwo hari possibility yuko twazaba inshuti, yenda tuvuge ko mfite umuntu uyu munsi, yenda ubizi ute ko tutazashwana, ubundi nawe tukaba twagira icyo hari relation twagirana, ariko iyo ugize gutya uba wishe, uba ufunze. Nuwango imibanire iyo ari yose twari kuzagirana ubu yishe, inzira ubu yisibye, kubera ko bose nge nazongera kuvugisha umbwiye nabi gutyo, unsuzuguye gutyo. No, it's disrespectful. Akenshi n'umuntu abahungu babikora kubera ko aba ari sinye y'umuhungu utubaha umukobwa. Anyways, iyi video rero itabaye ndende, reka nsozereze hano. Hanyuma abandi bakobwa namwe ndabasaba ngo muri commentaire mwandikeho ibindi bintu mwanga, ibindi bintu umuntu uri kugutereta wanga cyane cyane yuko akora, kugira ngo mbese iyi channel ndashaka kwiba ari nka educational, ariyo kungurana ibitekerezo, kugira ngo twese tugire ubumenyi, ibyo utazi bimenye, ibyo utazi ubimenye, nanjye ibyo ntazi mbimenye. Ndabinginze abakobwa mwandike mu zindi commentaire kugira ngo tubwire abo bahungu ibintu bakora iyo bari kudutereta twanga cyane, cyagiye tukibonana bwa mbere, ibintu bagomba kwirinda. Murakoze rero, subscribe, comment, like, yereke n'abandi bahungu uzi. Murakoze rero, nawe utaha, ciao.